isi ni ishuri niko bimeze, ndetse hanyuma umwarimu akaba ubuzima tunyuramo bwa buri munsi nibwo budukomeza, ibyo ducamo buri munsi nibyo bidukomeza, nibyo biduha gukomera, yaba ibibazo, ibigeragezo, ibintu byinshi bitandukanye, abantu tubana muri sosiyete ya buri munsi, uburyo ki mubana umunsi ku munsi, nicyo kintu kidukomeza kandi nicyo kintu kiduha imbaraga buri munsi, haba mu buzima bwa buri munsi, ubuzima tubamo, politike, imyidagaduro, sosiyete, ubwenge bukorano, politike ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, ni ibyo tubagezaho mu kiganiro cyacu cya buri munsi. Ni byiza rero gukurikirana ijambo ry'umunsi, inkuru y'umunsi, ukamenya uburyo ki wabaho kandi ukabaho neza, ukabaho nta muntu ubangamira, kandi ukabaho ubuzima bufite intego. Ubuzima bufite intego nicyo kintu buri wese yakaye kwifuza kandi agaharanira kugeraho. Ubwenge ni bwiza, ariko kumenya uko ubutwara nacyo ni ikindi. Habayeho inyamaswa mu ishyamba, indogobe ndetse n'ingwe, ni inyamaswa z'ishyamba, byari birimo biharira ku ibara ry'ibyatsi. Indogobe iti ndabizi neza ibyatsi bisa ubururu, hanyuma ingwe nayo iti reka vuga uvuye aho we ntabyo uzi, ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi. Bikomeza guharira rwose, indogobe yihagararaho iti ibyatsi ni ubururu, ingwe nayo iti ibyatsi ni icyatsi kibisi, paka umunsi urira. Hanyuma bigeze ku mugoroba bigiharira, bigiye inama yo kujya gushaka intare, umwami w'ishyamba, ngo abicire urubanza, ababwire ibara ry'ibyatsi, ibyatsi bisa bite. Nuko bigeze imbere y'intare, umwami w'ishyamba, indogobe yitera hejuru iti yahoza ngisha impaka ku byatsi ni ibyatsi kibisi, kandi nyamara nzi neza ko ibyatsi ari ubururu. Ingwe nayo iti nzi neza ko ibyatsi ari icyatsi kibisi rwose. Indogobe ikomeza gusakuza ati we nta makuru ufite, ntabyo uzi, ati ibyatsi bisa n'ubururu. Hanyuma intare imaze kubyumva iravuga iti ni koko ibyatsi ni ubururu. Indogobe ikimara kubyumva itera hejuru, irasimbuka iti rwose nari nabivuze, ibyatsi ni ubururu. Hanyuma bikirangira intare iti rero wangoye ndaguhana rwose, ndaguhanisha kumara ukwezi kose utavuga. Indogobe ikimara kubyumva nabwo irongera irasimbuka yitera hejuru, irasimbagurika rwose. Hanyuma iti genda yishimye cyane, iti rwose ndabizi neza ibyatsi ni ubururu. Hanyuma imaze kugenda yangwa iravuga iti koko niki gitumye umpana, kandi nawe ubizi neza ko ibyatsi ari icyatsi kibisi, ari nayo mpamvu nyine byitwa ibyatsi, byitirirwa ibara ryabyo n'ubundi. Ubitewe n'iki kumpana, kandi nawe ubizi neza ko ibyatsi ari bisa n'icyatsi kibisi? Ni iyihe mpamvu uhisemo kumpana kandi nawe uzi neza uko uri kwa nyako? Nuko intare iravuga iti ndabizi neza ko ibyatsi nyine bisa n'icyatsi kibisi, ari nayo mpamvu babyitiriye ibara ryabyo, ariko impamvu nkuhannye
nuko wemeye kwiharira n'injiji, wemeye guharira n'injiji n'indogobe, kandi uri inyamaswa yiyubashye, uri inyamaswa yubashywe mu ishyamba. Impamvu nguhanye nuko wemeye guharira n'injiji, inyamaswa y'injiji nk'iriya, nta yindi mpamvu. Aha icyo twakuramo ni iki? Kujya impaka n'umuntu udashaka kumva, mbese w'injiji, wa wundi udashaka kugira ikintu na kimwe yiyungura, uwe icyo agambiriye ari ugutsinda, ari ugukumvisha ko yatsinze. Icyo gihe si byiza kujya impaka nawe. Icyo gihe nawe ushobora kuba wakwitirwa nk'injiji. Kujya impaka n'injiji naho utandukaniye n'injiji. Iteka igihe cyose iyo ubujiji busakuje bugatera hejuru, icyo gihe ubwenge bwo buratuza, ubwenge bwo buraceceka. Iyo injiji iteye hejuru nawe ugatera hejuru, uwabumva ntabwo yabasha kubatandukanya mwembi. Iteka ryose iyo injiji iteye hejuru, umunyabwenge araceceka. Iyo ubujiji busakuje, ubwenge bwo buratuza bugaceceka. Iteka burya ntabwo umuntu wa nyawe, umuntu w'umunyabwenge, ntabwo akenera ubusobanuro bwinshi burenze. Ntukajye wisobanura birenze ku muntu udashaka kumva. Iteka umuntu ushaka kumva yumva bidasabye ubusobanuro burenze. Ikindi kandi umuntu wa nyawo kubahira uwo uri we, bidasabye kumuha ibintu birenze, uvuga byinshi. Uko uri we, uko uri kuri we biba bihagije. Ikindi guceceka ni ikimenyetso bigaragaza gukura no kuba umuntu wa nyawe w'umugabo. Ngira ngo hari impamvu nyinshi cyane, cyangwa se hari situation nyinshi cyane zagusaba guceceka, wowe ubwawe ukicecekera. Ya mbere ni igihe uri kujya impaka n'umuntu udashaka kumva, wa muntu ushaka gutsinda gusa, adashaka kunguka ibindi bintu birenze. We icyo ashaka gusa ari fokasinze ku gutsinda. Burya iteka icyo gihe ukwiye kwicecekera, we kujya impaka nawe, kuko iyo ni injiji. Umunyabwenge rero we araceceka. Cyagiye kandi waganzwe n'amarangamutima, cyagiye amarangamutima yakuganje, watwawe n'amarangamutima, yaba amarangamutima meza, wishimye cyane, cyangwa se wabaye cyane, wagize agahinda gakomeye. Burya ibyiza icecekere, tuza, kuko burya ushobora kuvuga amagambo wishimye cyane, nyuma y'igihe ukayicuza. Kimwe no gushobora kuvuga amagambo wababaye cyane bitewe n'agahinda, bitewe n'amarangamutima y'agahinda no kubabara, ukavuga amagambo mabi cyane, hanyuma nyuma y'igihe ukabyicuza. Ni byiza rero ko igihe watwawe n'amarangamutima, yaba meza cyangwa se amarangamutima mabi, ibyiza icecekere, iturize. Gerageza uvuge muri cya gihe uri kwikontorora, ari wowe ubwawe uri kwitwara, aba ari wowe uvuga ibya nyabyo. Igihe bitari ibyo, hitamo kwicecekera. Ikindi kandi igihe amagambo yawe atari meza, igihe amagambo yawe ari mabi, mbere y'uko uvuga abanzura amagambo yawe niba nta muntu yakomeretse. Igitekerezo cyo gutanga, banza usesengure wumve niba nta muntu ukiri bukomeretse, nta muntu ukiri buze kuza kubangamira. Igihe ubona amagambo yawe yo kuvuga ari mabi, ibyiza icecekere. Si ngombwa ngo utange ibitekerezo ahantu hose ngo niko bari buze kuza kukubaha. Igihe ubona bitari ngombwa, icecekere. Ikindi kandi igihe igitekerezo cyawe nta kintu
kiri bwice cyangwa kiri bukize. Igihe ubona ikintu ugiye kongeraho nta kintu kiri buze kuza gufasha, nta kintu kiri buze kuza kongera ku byavuzwe, ibyiza icecekere. Kandi ikindi gihe cyiza cyo guceceka ni igihe udafite ibimenyetso bihagije ku kintu ugiye kuvugaho. Igihe udafite ibimenyetso bihagije, ibyiza icecekere, kuko nubivuga udafite ibimenyetso bihagije, hanyuma hakaza kuza ibimenyetso bya nyabyo bihamya cya kintu ko kitari cyo, bizakubera bibi cyane, bizaba bibi cyane. Ikindi gihe cyiza cyo guceceka, ceceka igihe nyine wasabwe guceceka. Niba wasabwe guceceka, nta mpamvu yo kurwanira kuvuga, vuga igihe biri ngombwa. Kandi ikindi gihe cyiza ni cya gihe nyine ntacyo kuvuga ufite, cecekera, iturize. Igihe wamaze gusohora ijambo ribi cyangwa se ritari ryiza, rishobora kubabarirwa n'abaryumvise, ariko ntabwo ryibagirana. Ibyiza rero, mbere yo kuvuga, banza usuzume ibyo ugiye kuvuga niba ari ngombwa. Kandi ukwiye kuzirikana ko igihe ubujiji buteye hejuru, igihe ubujiji busakuje, ubwenge bwo buraceceka.